nshimye Imana ku bwa muzeyi ko Imana ikimudutije. Ni ukuri Imana yabanye nawe, Imana yaramurinze, Imana yamugiriye neza. Nshimye Imana ku bwacu twese, ntabwo ngira ngo twese twazindutse tuzi ko turi buhurira, ariko kubw'umugambi w'Imana mwiza Imana yemeye ko duhurira ahangaha. Muze kunyemerera mu ntize amatwi yanyu tuganire neza. Abakozi b'Imana bavuze ijambo kandi ni ukuri ndabubaha cyane. Imana igigira neza ikabasha kuduha kuvuga tutari tuzi kuvuga, ikaduha kumenya tutari tuzi kumenya. Niyo mpamvu umwanya nk'uyu nguyu nciye bugufi imbere yanyu, nciye bugufi kuko inyemereye kumpa uwo mwanya. Ibyinshi babivuze, niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo se ndahera hehe soreze hehe, ariko ubwo Imana yateguye niko turi bwumve. Sinzi niba turimo kumvikana kubera imvura, ariko ndagerageza kuvuga cyane. Rero nshimye Imana ku bwanyu mwese, twari abavandimwe ariko tutaziranye. Imana yakoze rero kuko yaduteguriye iki cyumweru cyiza kugira ngo tubabo kumenyana. Ngira ngo badupresence muzeyi ni papa, uyu ni mama mudogo wanje, amazina ni Mukakamari Makire, ndubatse, mfite umugabo, abana 5 n'umwuzukuru umwe. Murumva ko Uwiteka ntako atageze, yamaye nanjye kurama. Babivuze ubuhamya babuvuze, kuko iyo yatampa kurama uyu munsi mba naravuye mu isabo bose ntabafite, ko numva ko icyo gihe nyango nari mfite imyaka 13 njyanwa mu ijuru. Ariko kuko Imana yari ifite umugambi mwiza kuri njye, iravuga ngo wowe uzasubirayo, abataragarutse bagumyeyo. Haleluya! Ariko njyewe iravuga ngo urasubirayo, kuko yari izi ko umunsi nk'uyu nawe nzawugira kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nshimye Imana rero kuko yanteguriye uyu munsi. Ibi nabyo nyavuga ngo ni ubuhamya, kuko iyo uvuga ku bakuzi, kera ntabwo navugaga. Uyu ni mama wacu aranzi, uriya ni mukuru wanjye aranzi, ntabwo navugaga. Ariko n'ubu no mu busanzwe iyo navuga ijambo ry'Imana sinjya mvuga cyane. Abenshi babasha kugira ngira ngo umwanya twamaranye ahangaha navuze makeya. Buriya rero ntabwo ari uko nifasha, ahubwo ni komande. Ariko iyo mvuga iby'Imana ntabwo ari jye, ahubwo ni Kristo uri muri njye. Haleluya! Twahawe umugisha. Yesu ashimwe. Kubera umwanya muto turi bukoreshe, reka tubanze dusome ijambo riri muri Yobu. Iryo jambo ndashaka kuribwira muzeyi. Yobu yari umukiranutsi w'Imana. Kuba abakiranutsi ntabwo bidukuraho kugeragezwa. Kuba abakiranutsi ntabwo bidukuraho kubabara. Kuba abakiranutsi ntabwo bidukuraho kunyura muri izo nzira zose. Kandi na Kristo waje kuducungura naho yanyuze. Haleluya! Arangije aravuga ngo nijye nzira, nijye kuri, ni nanjye bugingo. Ngunyizera naho azaba yarapfuye ngo azongera kubaho. Haleluya! Gupfa kwacu twayambura uyu mubiri ntabwo bitubuza kuzongera kubaho, kuko tuzaba. Haleluya! Ndashima Imana ko yahakweretse. Njya mbivuga cyane nkavuga ngo niyo Kristo uyu munsi yambwira ngo ngucyure mukobwa wanjye, nataha. Kubera iki? Kubera ko nzaho njya ndahazi cyane. Kubera ko uzaho ujya rero ntabwo biguteye ubwoba. Babandi batazi aho bajya nibo baterwa ubwoba no gutaha. Haleluya! Imana yaguhaye kurama, iguha imyaka 90, ujye uyidusabira ukaturambikaho ibiganza ngo ivi zizanga nanjye zatangiye kuza. Haleluya! Ariko 90 watuye, ndabyizera ko umukiranutsi cyavuze Uwiteka ashyiraho kashi. Yaguhaye kurama.
njyewe ndaza gutandukana n'abandi. Ubu hari abari aho barimo bavuga ngo muzeyi narame, muzeyi nabeho. Ese ntiyaramye? Yararamye. Niba Imana ari ubushake bwa apfa kubaza hajya. Nanjye nararamye. Byarashobokaga ko imyaka 50 ntayigeze, ariko haleluya nararamye. Igituma abantu bihambira ku isi nuko baba bakiyikunze hanyuma batazi naho bagana. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo uza hujya, iyo uza ijuru, isi ni umwanda, umwanda. Icyumba niko muze, iyi nzu ko ari nziza, icyumba cyawe wabonye gisa n'iyi nzu? Niko kuri. Biragatsindwa kuzaba muri iyi si umuntu akaba agasoza atabonye ijuru. Biragatsindwa. Niba wikunda tujya twikunda. Umuntu akavuga ngo nguye kubaho gutya, nkwiye kwambara neza, nkwiye kurya neza, ariko niba utarimo gutegurira ubugingo bwawe, urabibira muki? Haleluya. Ibyo wakora byose udateguraho ubugingo bwawe buzajya. Turabara imyaka 90 kuri muzeyi, ariko azabaho ibihumbi n'ibihumbi mu ijuru. Yaba yarateguriye imyaka 90 gusa ariko ntateguriye ibihumbi n'ibihumbi, byaba bimaze iki? Byaba bimaze iki? Ariko ndashima Imana ko muzeyi yateguye, yariteguriye, yarizigamye. Mu yandi magambo, yabaye umunyabwenge. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dore kubaha Uwiteka ngo nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha ngo uko niko kujijuka. Muzeyi rero yarajijutse kuko yavuye mu byaha akitegurira haza. Imana iguha umugisha cyane muzeyi, Imana ikugirire neza. Njye ntabwo naje hano kwemeranywa n'abavuga ngo nagumeho. Niba Imana ari cyo gihe yaguteguriye, nutahe neza, kuko nubwo ntabwo uguwe neza, ubabajwe n'umubiri, wajya gumanuka ukaza ku gicaniro, uyu munsi ntabwo kibibasha. Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu iyo tutarabona ibintu ngo tubigereranye, usanga hari ibyo twifuza nyamara atari byiza. Njyewe napfushije data, mupfusha yarwaye iminsi 2 ahita apfa. Ndababara cyane, ndavuga ngo Mana, ko turi abakozi bawe tugusenga, kubera iki utemeye ko papa tumurwaza igihe kinini? Uwo mubyeyi aritambukira aragenda. Ngo hashaho nk'imyaka 2 data wacu ararwara. Yararwaye, sinibuka neza, ngira ngo wanyibutsa, ashobora amezi 4 ari mu bitaro, baterura, buhagira, batagira gute. Mwuka Wera arasanga arambwira ngo biriya nibyo washakaga. Narihanye, kandi mu bibaho byose bijya bitubera isomo, bijya bitubera icyigisho, bijya bitubera icyitegererezo. Hagati aho ari papa n'uwo data wacu wapfuye neza, ni ataruhanyije. Reka mbabwire abantu b'Imana, niba dusenga Imana by'ukuri tujye twemera ubushake bw'Imana, ariko nitwemera ubushake bw'Imana tuyibwire ngo ntabwo twemeye ibidusharirira. Icyo gihe usibye izo fagitire nuko kuntu abamurwaje bagowe, ariko nawe yarababaraga. Niba twarakiranutse ntabwo dukwiye kubabazwa n'umubiri.
umubiri ni igitaka kigomba gusubira mu gitaka cyacyo, ariko umwuka wacu ugasanga data. Haleluya, haleluya. Nge rero bijyanye n'ibyo, muzeyi ndabizi ko ari umukristo, ntari buvuga ati iki gikobwa noneho cyanyanze. Oya, ubushake bw'Imana kuri muzeyi nibwo ndimo gusenga Imana, nibwo ndimo gusaba Imana. Niba hari iki kimwigishiriza aho ngaho nimwize. Haleluya, haleluya. Gukira kuratandukanye. Imana ijya ivuga iti ndagukijije kandi ugataha, kandi ko gukira kwako. Imana ijya ivuga iti ndagukijije kandi ugataha, kandi ko gukira nyako. Kuko ntabwo uzongera kubabazwa n'uyu mubiri, ntabwo uzongera kubabazwa n'iyi si, ntabwo uzongera kugira iki. Haleluya. Ndabakumbuza ijuru. Ijuru ni ryiza. Iyo nditekereje ndavuga ngo Kristo uzandinde kuri wa munsi, uzanjyane unyishyire, kandi azanyishyira kuko ni isezerano. Naho nacumura azanconga nkubite anshyire ku murongo, narangiza nyure. Haleluya, haleluya. Ubwo ni ubuhamya burebure ntasubiramo, ariko muzehe arabuzi. Iryo yakweretse muzehe, iryo byarindi najyaga mbabwira, nawe akavuga ati reka mutegure ndikwereke ahatari umubabaro, ahatari ukwibuka amazu wasize, ahatari ukwibuka abana wasize, ahatari ukwibuka bya bindi byose, ahubwo ukaba wahindutse icyaremwe gishya. Haleluya, haleluya. Bajya bavuga abakristo tukavuga ngo icyaremwe gishya ni ukuba wakiriye agakiza, ariko ibyo ni uko ariyo nzira ikujyana muri rya juru, ariko guhinduka icyaremwe gishya ni ukuba wageze muri rya juru. Haleluya. Kuko nta kindi kintu cyose wongera kwibuka usibye umunezero n'ibyishimo. Haleluya. Ndashima Imana rero ku bwa muzeyi, kwikomeje kumuzigama kandi ikomeje kumugirira neza, kandi kuri wa munsi yateguye izamwishyira ikamutuza heza. Haleluya. Twari tugiye gusoma muri Yobu kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Yobu ibice byaho 10. Ngo umutima wanjye urarembye. Uwo ni Yobu wabivugaga, ariko muzeyi uyu munsi nibyo ari mu kuvuga. Ngo n'amagara yanjye ntabwo n'amagara yanjye, umutima wanjye urembejwe n'amagara yanjye, ntabwo nzibuza gutaka. Ni ukuri muzeyi arimo gutaka, turimo kumubona cyane, ariko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima cyane. Twizera ko muzeyi wamenye Imana, muzeyi wizeye Imana, muzeyi wakunze Imana, muzeyi wayikoreye, muzeyi wayubashye, azabona ubugingo bw'iteka. Haleluya, haleluya. Ngo nzavuga mbitewe n'umubabaro wo mu mutima wanjye. Inshuti yanjye, umubabaro urawufite, ariko humura, kuri wa munsi impundu zizavuga mu ijuru, bavuga bati nguyu uwo twakoye, umugeni aratashye. Haleluya. Nta kindi kijya kinezeza. Uziye baririmba ngo umugeni aratashye, ese wowe ujye ubitekereza ukavuga ngo nge bazaririmba ngo iki? Haleluya. Umugeni aratashye. Naho abisi bataririmba, kuko bahoze batubwira bati ukuri kuraryana, ariko abamarayika n'ibizima bizaba biririmba biti umugeni wacu aratashye. Haleluya. Haranira icyo nshuti y'Imana. Haranira icyo, haranira icyo, ukizere, ugikunde, ugishishikarire, kuko ku munsi w'imperuka tuzahanagurwa amarira y'ibyo twanyuzemo byose. Nta kubabara ukundi, nta gushavura ukundi. Haleluya. Ndumva ndimo gufashwa kandi. Ngo nzavuga mbitewe n'umubabaro wo mu mutima wanjye, nzabwira Imana nti winciraho iteka,
menyesha igituma umburanya. Ni ukuri muze we nta kikuburanya. Haleluya. Duharanire twese kuba nta kituburanye, ahubwo uvuge ngo Uwiteka igihe cyawe ntikiragera koko. Yabyivugiye ati jyewe ubu ngubu ndi mu busabane n'Imana. Haleluya. Iyo tugeze ahakomeye tuba turi mu musabane n'Imana. Iyo tugeze aho tubona nta wundi wo mutabaza, buriya muze niyo twaba tumukunda, kumukunda turamukunda, ariko nta n'uwamubwira ngo reka nkuruhureho iminota 5. Byashoboka se? Ntabwo byashoboka. Ubu ushobora kumuruhura, ushobora kumuhumuriza, ushobora kumufasha ni Kristo yamenye. Byakwiye se ko tugera aho tugeze ku kirago tukamenya kwambaza Kristo kugira ngo adutabare? Ahubwo dukwiye kumwizera tukiri bazima, tugifite imbaraga, tugikomeye cyane, kugira ngo umunsi tuzamutabaza. Haleluya. Azavuga ati ariko ndakuzi n'ubundi wari inshuti yanjye. Ubu niko abwira muzehe ati n'ubundi ndakuzi mwana wanjye, wari inshuti yanjye, ariko isaha na wa munsi ntabwo biragera. Munsi byageze nzavivura. Haleluya. Umunsi byageze izavivura. Yesu nashimwe. Iryo ni ryo ryari ijambo rya muzeyi. Ndakubwira ngo humura, wa wundi Uwiteka wamenye. Utegereje cya cyumba cyawe, cya cyumba baracyagitegura. Kurya wakibonye ntikirashika. Umunsi cyashyitse ntabwo kizararamo ubusa. Haleluya. Baracyakirimbisha, baracyakidekora. Yesu ashimwe cyane. Baracyakirimbisha, baracyakidekora, baracyashyiraho ibibura, kuko Imana yo izi umunsi. Niwe mukwe nawe ukaba umugeni we. Haleluya. Umukwe rero yajya gushaka arabanza akarimbisha, akabanza agategura. Ubu twese baracyaturimbirishiriza cyane byose, ariko invitasiyo zo muzeyi yarazirangije, iza muzeyi zararangiye, ahubwo baracyarimbisha hazatura. Invitasiyo nitwe tukizirimo. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Baracyadutumira ngo twihane, tureke ibidatunganye, ariko muzeyi yarihanye, yarahindukiye, yararetse, yarongeye yararetse, yarongeye yararetse. Ubu ibyo yakoraga ku myaka 40, ku myaka 50 byari byaragabanutse. Ibyo yakoraga kuri 50, 60 bikurwaho. Ibyo yakoraga kuri 60, 70 bikurwaho. Ibyo yakorwaga kuri 70, 80 bikurwaho. Haleluya. Barimo barategura. Haleluya. Yamara imyaka 5, yamara 10, yamara ingahe, ubu barimo kurimbisha ahazatura. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Waduhaye umurage mwiza, waduhaye ibyishimo, waduhaye umunezero mu gihe gikwiriye. Imana imaze kurimbisha izakujyana uruhuke. Kadusome Zaburi ya 37 kugira ngo no kurambirana tugire dusoze. Iri ngiri rero ni iryacu twese. Haleluya. Haleluya. Irya muzeyi rirarangiye. Witurize mu mahoro, wigurirwe neza. Mahoro Imana itanga akugase. Haravuga ngo nturakora ibyaha kandi ntugirire ishyari abakiranirwa,
kuko bazacibwa vuba nk'ubwatsi, ngo bazuma nk'igisambu kibisi. Haleluya. Wikwita ku bindi byose, wikwita ku byo ubona bitakugezeho, wikwita ku byo urarikiye. Haleluya. Wikwita ku byo ubona muri iyi si nshuti yawe, kuko ibyo ni iby'igihe gito. Njyashima Imana, ni ukuri nitutagwa isari tuzasarura, kuko igihe cyo kiregereje, igihe kiregereje ko tuva muri iyi si. Ngo wiringire Uwiteka. Icyo Uwiteka gusaba muri iki gihe ni ukumwiringira, ukavana umutima ku bindi watekerezaga, ukavana umutima ku byo warugambiriye. Yego turi mu isi hari ibyo dukenera, ariko noneho Uwiteka arimo kukubwira ngo wiba ari ibyo ushyiraho umutima cyane kurusha Imana. Shyira umutima ku Mana, Imana izagushoboza, ariko kandi izakwizigamira mu bihe birushya. Ngo wiringire Uwiteka, ukora ibyiza, guma mu gihugu ukurikize umurava. Ngo kandi wishimire Uwiteka. Turiho kwishimira Uwiteka. Usuzume umutima wanjye, suzuma wanjye, mvuge ngo se nishimira Uwiteka, nishimira ibigirwamana se, nishimira Bayali, nishimira Dagoni, nishimira iki? Ariko jyewe ndakubwira ngo twishimire Uwiteka, kuko niwe ufite ubuzima bwa none n'ubuzaza. Haleluya. Afite ubwa none, n'ubu bwa none niwe ubufite, ariko n'ubuzaza niwe ubufite. Haleluya. Ngo ukore ibyiza, wiringire Uwiteka, ukore ibyiza, guma mu gihugu ukurikiza umurava, kandi wishimiye Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe ugira ute usaba. Tukiri muri iyi si, iyo wamaze kwiringira Uwiteka, umutima wawe ukamwiringira, umutima wawe ukamwizera, ngo ibyo dusaba byose arabiduha. Haleluya. Niwe ubifite mu biganza bye, niwe mugenga wa byose. Ngo isi ni intebe y'ibirenge by'Imana, ibwo rero n'ibiriho byose ni ibye. Ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza, kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo, ni ukuri ku rubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Turiza Uwiteka, umutegereze wihanganye. Sinzi bikurushya, sinzi bikugerageza, ariko niba wiringiye Uwiteka, muturize mu gihe gikwiriye, azasohoza ibyo urimo kumusaba. Ngo ni ukuri ku rubanza rwawe ngo nk'amanywa y'ihangu. Haleluya. Ku rubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Ngo kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo, ni ukuri ku rubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Ngo turize Uwiteka, umutegereze wihanganye. Umutima, ngo ntuhagarike umutima nubona ibyiza mu rugendo rwe, n'umuntu usoza inama mbi. Reka umujinya uve mu burakari, ntuhagarike umutima, kuko icyo kizana gukora ibyaha. Ni ukuvuga ngo gukora ibyaha ntabwo tuba twiteganyiriza, kuko igihe cy'umunyabyaha cyo kiraza kurangira ndetse kizakurwaho. Ngo ariko abategereza Uwiteka, haleluya, ngo abo ngabo bazaragwa igihugu. Si igihugu iki ngiki, no mu ijuru. Hano dufite amahoro, no mu ijuru turahafite. Yesu ashimwe cyane, Yesu nahimbazwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Rero nshuti z'umusaraba, ndimo kukubwira nibwira, ndakubwira ngo ese muri iki gihe icyo utegereje ni ikihe? Muri iki gihe cya none icyo wiringiye ni ikihe? Mu bihe bisa bityo, mu buzima bwawe bwose, icyo wiringira cyane ni ikihe? Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Hari ibyo tubona bizarangira ndetse turabifite, ariko hari ubugingo bw'iteka,
kandi kubibangikanya ntacyo bitwaye. Ese washyize Imana mbere ikakuyobora muri byose kugira ngo na gakondo y'ijuru uzayibone. Imana rero nibaha umugisha, Imana nibagirire neza, Imana nibagure, kandi ikirusha byose ibahe kuyimenya no kuyisobanukirwa, kuko Imana niyo itanga ubwenge, niyo itanga ubumenyi, niyo itanga ubuhanga, niyo itanga haleluya, niyo itanga ubugingo bw'iteka, igatanga n'ibindi byose. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibagure, kandi ibahe kuyimenya by'ukuri. Urakoze Data wera, cyubahiro n'ikibi cyawe kiruta byose mwami wanjye. Reka nyaguhora ku ngoma, wongere kuvomera imitima yacu, wongere kuyagura cyane, ndetse mu byo dukora byose by'ubu buzima, ariko naguhora ku ngoma, uduhe no kukumenya rwose, uduhe kukwiringira, uduhe kukwizera, kuko ari wowe utanga ubumenyi, ugatanga ubuhanga, ugatanga n'ubwenge. Iyo umuntu afite ubumenyi akagira ubuhanga n'ubwenge, abasha kubaho muri iyi si akora ibyiza, agendera mu byiza, kandi n'ibyo akora byose bikaba bitunganye. Urakoze byiringiro byacu, nuha umugisha buri muntu wese wumvishije ijambo ryawe, numugirire neza kandi urusheho kurivomera muri we. Ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen.